Shalom, Kristo Yezu akuzwe. Turi ku itariki ya 10 ukwezi kwa mbere 2021. Kuri iki cyumweru turahimbaza batisimu ya Nyagasani Yezu Kristo. Akaba kandi ari n'icyumweru gisoza igihe cya Noheri, igihe twabanyemo no kuzirikana ko Yezu yatuvukiye kandi ko ari we mukiza wenyine isi yari itegereje. Bavandimwe rero, abashobora kujya gusingiza Imana kuri iki cyumweru, ni mwishime munezerwe kuko Imana yaje muri mwe ikabaha ibyiza byayo kandi ikadukunda byimazeyo. Urwo rukundo nirwo ihora iduhamagarira amanywa n'ijoro. Isomo rya mbere turayisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 55 umurongo wa mbere kugeza kwa 11. Yemwe abafite inyota nimungane, nimugane ku mazi, niyo mwaba mudafite feza nimuze mwese. Nimusabe ingano zo kurya ku buntu, nimuze munywe amata na divayi, nta feza nta bwishyu. Bavandimwe, iyo wumvise aya magambo ukuntu Imana ihanika igahamagara, wumva utangaye kubera uru rukundo umuntu yakunzwe. Nyamara se ukuntu umuntu yirirwa atagaguza ibye kandi abitagaguriza ubusa, ajya mu bidafite umumaro, nyamara ibimufitiye akamaro akabigendamo gake gashoboka. Uyu munsi rero Nyagasani araguhamagara. Hari kenshi dushaka umunezero. Buriya abantu twese hari icyo duhuriyeho, twese twifuza ibyiza. Ariko ikibazo nuko wifuza icyiza uri mu nzira mbi, ukifuza icyiza ugendana n'abantu bakora ibintu bibi, ukifuza icyiza wowe udashyiramo imbaraga zo kwegera iyo Mana. Nyamara Nyagasani ntarambirwa kuduhamagara, buri gihe ahora aguhamagara, ampamagara kugira ngo arebe ko byibuze wagaruka ugakira. Nimutega amatwi rero mu nyumve, kuki mwatagaguza imari yanyu ku bidashobora kubahaza? Nimuze murye ku kiri cyiza, murongere ibyishimo byanyu mu biribwa biryohereye. Nimutega amatwi munsange, mwumve, maze muzabeho. Nzagirana namwe isezerano rizahoraho, nzabakomereze ibyiza nasezeraniye Dawudi. Imana ni Imana y'isezerano, ntiyibagirwa, kandi ibyo yarahiriye irabikora, ikabikorera ba nyirabyo yabirahiriye, ariko ikabikorera n'ababakomokaho. Bavandimwe rero, iki ni cyerekana ko Imana ari umubyeyi, ni umurage iduha
kandi ikawuduha igiriye intungane zayo Dawudi n'abandi. Hari igihe tubona ibyiza umuntu akagira ngo yabikoreye cyangwa se akumva arabikwiriye, nyamara ntituzi ko hari abantu bakoze ibyiza, hari abantu bitanga, twebwe tugasoroma imigisha yabo kandi ntacyo twakoze. Imana iha umugisha abo bose bakora ibyiza bagatuma Imana igirira neza twebwe twese. Nimushakashake uhoraho igihe gishobora kubonwa, nimumwiyambaze igihe akiri bugufi. Kimwe mu bintu COVID yanyigishije nuko nakwiye guta umwanya. Hari ukuntu umuntu yicara akumva afite igihe cye cyose, noneho rero iyo akiri muto bwo yumva isi n'ijuru byose ari ibye. Bavuga bapfa akumva ntarimo, bavuga bashaje akumva ntarimo, bavuga bazakena akumva ntarimo, mbese ukumva wifatiye isi n'ibyayo. Nyamara COVID ije yatweretse ko no kujya gusenga ugomba kwiyandikisha, kujya gutembera bikaba bibujijwe, gusura abavandimwe ukagenda wikandagira, waba wubahiriza neza amabwiriza ntujyeyo, ntusure inshuti, ntusure umuntu wawe urwaye ngo umugereho. Mbese muri make uburenganzira bwawe bwose COVID ikabukwambura mu kanya gato. Ese ibi ntibyaba ari amarenga yo kutwereka ko dukwiye gukoresha neza igihe cyacu, kuko iby'ejo bibara b'ejo, umugani w'umunyarwanda. Kora ibyiza uyu munsi, ushaka Imana uyu munsi, uyikunde umaramaje, ahasigaye wibereho utuje. Imana nishima ko ubaho uyu munsi uzabaho, nishima kandi ko uva muri iyi si uzagenda. Twabaho twapfa turi abanyagasani. Gusa uhoraho hari icyo agusaba, ati umugome nareke inzira ye, n'umugiranabi areke ibitekerezo bye. Nagarukira uhoraho azamwereka impuhwe ze, ahindukirira Imana ikenutse ku mbabazi. Hari igihe Imana itwoherereza abarimu ntitubumve. Ese uyu munsi ni iki COVID yakwigishije? Niba COVID itatwigisha, byaba bitumariye iki uyu munsi kuba tukiriho? Nyagasani dufashe kugira ngo ibitugeraho byose, byaba ibibabaje, byaba ibishimishije, byose bitwigishe. Nyagasani rero akavuga ati koko kandi ibitekerezo byanyu si byo byanjye, n'inzira zanjye si zo zanyu. Uwo n'uhoraho ubivuze. Hari igihe duhura n'ibibazo umuntu akavuga ngo ariko Nyagasani uwakunyereka. Cyokora njyewe sindi mu babyifuza, kuko nzi ko ndi umunyabyaha, mbeshejweho n'impuhwe z'Imana, nzi ko iby'Imana ikora byose ari byiza, nubwo ntaragera ku rugero rwo kubisobanukirwa kubera ubwenge bukeya, ariko ibyo Nyagasani ashobora kumpishurira birahagije. Sinifuza ibirenzeho, kuko ntabwo nashyikira Imana, ubwenge bwayo burandenze. Ibitekerezo by'Imana biraturenze, gusa iby'Imana iduhishurira birahagije ngo dukomeze tuyigende inyuma kandi ntituzigere tuyisiga. Ibitekerezo by'Imana byisumbuye ibyacu, inzira zayo zisumba izacu. Gusa Imana ijya iduha ukwemera kugira ngo tutava mu nzira zayo, ntituzifuze kumera nk'Imana ngo tuganye nayo ubushobozi n'ubwenge n'ubuhangange, ahubwo tuzayisabe kumva ikitwifuzaho. Bavandimwe, ntidushobora rwose gucengera imigambi y'Imana uko imeze by'ukuri, ariko icyo dushobora ni ugusaba Imana imbaraga zo gupfukamira ugushaka kwayo, tukakwakira uko kumeze.
kandi tuzi ko muri ibyo byose Imana ishaka icyiza cyacu. Yezu Kristo uhoraho ni mu isezerano rya kera ati nk'uko imvura n'urubura bimanuka mu ijuru ntibisubireyo bitabobeje ubutaka, bitabumajijeho imyaka kandi ngo buyikuze, ngo bihe umubibyi imbuto n'ifunguro rimutunga, ni nako ijambo risohotse mu munwa wanjye ritangarukaho amara masa, ritarangije ugushaka kwanjye ngo nsohoze icyo naritumye. Dusabe Nyagasani navuga twumve, navuga dukore, navuga tubeho, kandi twemere ugushaka kwe, twemere ijambo rye, kuko ijambo rye ari ubuzima. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Yohani Intumwa, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugera ku wa 9. Umuntu wese wemera ko Yezu ari Kristo yabyawe n'Imana, kandi n'umuntu wese ukunda Imana umubyeyi akunda n'uwabyawe nayo. Bavandimwe, twagiriwe ubuntu. Data aratwihishurira, atumenyesha umwana we, maze umwana watugezeho aduhishurira ibyo kwa Data byose. Niyo mpamvu dukunda Imana nayo ikadukunda, si uko twari dufite ubwenge buhagije bwo kuyimenya, nuko twohererejwe Umukiza akadutsindira, kandi kumukunda ni ugukurikiza amategeko ye. Uwo nguwo rero niwe watumwe n'Imana, kandi ibyo byose akabikora ku bwa Roho wayo. Uwo Roho niwe ubihamya. Yohani ati ubwo rero hari ibintu bitatu byo kubihamya: Roho, amazi n'amaraso, kandi umuhamya w'ikirenga wabihuje byose akaba Kristo. Ku bw'amazi twahawe ubugingo, ku bwa Roho turatagatifuzwa, amaraso ya Kristo araducungura. Twemere ko Kristo ari we muhamya w'Imana Data muri twe, kandi ufite Mwana aba afite ubugingo buhoraho. Naho ivanjiri turayisanga muri Mariko umutwe wa 1 umurongo wa 7 kugeza kuri 11. Yamamazaga avuga ati uje nkurikiye andusha ububasha. Uwo ni Yohani. Sinkwiye no kunama ngo mfundure udushumi tw'inkweto ze. Yohani Batista tuzi ukuntu yicishaga bugufi kugira ngo agaragaze Kristo. Ati jyewe nabatirishije amazi, naho we azabatirisha Roho Mutagatifu. Koko Yohani yabaye integuza ya Nyagasani, aho anyuze Kristo akahasigara. Muvandimwe, iyo unyuze ahantu Kristo aramenyekana, cyangwa basigara bakuziho ibindi bintu bidafite icyo bipfana n'inkuru nziza ya Kristo. Muri iyo minsi Yezu ava i Nazareti ho mu Galileya, aza kubatizwa na Yohani muri Yorodani. Uko Yohani yicisha bugufi na Yezu nuko. Yezu yari Imana, Yezu yari umwana w'Imana, Yezu yari intungane ihebuje. Ariko mutekereze ko yemera kujya kubatizwa nka rubanda rwose. Burya iyo ukunda umuntu umugeraho aho yaba ari hose. Impamvu Yezu aza kubatizwa nuko ashaka kwegera umuntu mu bukene bwe bwose, akisanisha n'abanyabyaha, kugira ngo atwerereze, atwurize, natwe adusige kuba abana b'Imana, kandi tugire uruhare mu nzu ya Data. Akiva mu mazi rero abona ijuru rirakingutse, na Roho Mutagatifu amumanukiraho nk'inuma. Nuko ijwi rituruka mu ijuru rigira riti, uri umwana wanjye nkunda cyane, unyizihira. Imana Data ihamya ityo ubutumwa bwa Yezu, iti uyu nguyu mumwitondere. Roho Mutagatifu amumanukiraho, ubumwe bw'Imana Data, Mwana, Roho Mutagatifu buragaragara, maze ijwi ryayo riramukomeza mu butumwa bwe,
ribwira n'abari bari aho riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizihira. Nguyu rero uwahawe isi, nguyu uwaguhawe muvandimwe, ngo akubere ubugingo, nguyu urumuri rw'amahanga. Nyagasani Yezu akuhe ibyiza bye, aturi wawe aganze, kandi nawe umubere umwana umwizihira. Umugisha we uguhoreho urakabaho.